acha nisalimie huyu ndugu. Nilimuona. Wewe piga picha uko wapi? Piga picha upesi. Wacha bwana, hii mashine niliona walinitumia kwenye WhatsApp nikaona. Asante sana. Simama. Jese kichuni mana gikwisemo gato. Uko umeze neza. Nase Nyarutindi. Kara Ngira uri umusore. Ndacyari umusore. Uracyari umusore? Nase urateganya kumuvamo ryari? Nicara mu nzu yanjye. Manase ko yambwiye ngo mwana wanjye ndaze nguha inzu yawe. Umugore wawe washaka. Ugenda kwicara ukamukora ukamubwira uti mana ndashaka umugore umeze ute. Imana yambwiye ko izamafi ya cy'umuzungu. Cyane rwose n'undi yagazeho. Cyane. I love you so much. Ubonye nkanje ni wanyemera. Ndiri wanyemera. Wowe ya DC. Naba nikiriye inzira. Rwose naba nikiriye inzira. Azibira inzira. Kandi urareba ngiye ugiye maze kirekire. Erega nanjye maze igihe kirekire ndi jenye. Suvuga ikinyarwanda se? Love you so much. Ngara love you so much. How are you Nyarutindi? What are you? Thank you. I love you Nyarutindi. Niputo na lodo. Murareba ko TV y'abasitari nshase yabagezeho rwose. Abasitari namwe murabazi. Yareka kwihisha mu maso. Mu basitari nanjye ndimo. Afande Nyarutindi musaza Rose Muhando. Akse ushingira ku cyo uvuga kuri uwo star. Ni umusitari kuko nsakuma YouTube no kuma televiziyo na televiziyo Rwanda nagiyeyo na televiziyo Flash nagiyeyo kandi ndazwi ku isi hose baba bankurikirana. Ese Nyarutindi ubundi nko kuri televiziyo Rwanda yagiye ugiye gukora iki? Bamamagaye ngiye gutanga ikiganiro. Uri kwihisha mu maso ariko manuraho gato. Anita Penda nsaba urukundo ngo tu baranyene yaranshaka ndamuhakanira. Akagenda. Undi ngi navuze ko Imana izamufensa umuzungu. Izagwa Francois w'umuzungu? Nibo nibyo nyihagazeho. None se Anita Penda waramukatiye pe? Namukatiye nabandi baza nyuma yaho baza banyiruka inyuma. Uraha ngo ndagushaka ndacyari umukobwa ndakwiyamye. Oya se none se abakobwa bose bari kugushaka? Cyane rwose. Umukobwa ushaka ni umuzungu. Cyane Imana izamufensa umuzungu. Ngambwira nk'imitomo itatu wamubwira y'urukundo. Umuzungu me. No. My friend have so much. Ngingeke? My friend have so much. Inshuti yanjye ndagukunda cyane Sheri. Sheri se ni Icyongereza? My friend have so much Sheri. Sheri ni Icyongereza. Sheri ni Icyongereza? Bakiganiro kirebwe mwami warambwiye iti witeka nyiringabo warambwiye ngo zirinde kugisha ari nkuko abanyarwanda bagira ishari abahanzi ba gospel bagira ishari mwami nyagwa ku mahorambwiye ngo nzirinde ishari mwami kandi uze kunzamura kandi uze kubikorera kwiyubahisha mwami nize ko kumwe natwe mwami uri kumwe nanjye yicano tanga gutegeka musabye ibyinshi biduhune n'imbazi zawe byambeze myizi musena gishukunda yakoze amen bako mushicyange Rose Muhando ni mu buryo ni mushicyange mu buryo bw'umwuka nanjye nkaba musaza mu buryo bw'umwuka indirimbo se ndazikunda cyane nubwo nta giswahili nzi ariko naje kundi nico cyatumye ahaguruka za mu Rwanda za kundeba nubwo ishari ryase rihaguruka izi shari riba mu bahanzi b'abakozi b'Imana. Oya se kandi uramwebwe b'abasitari basanzwe ndabemera nta shari mugira none usa nkuma ako kantu gashyire hasi uririmbe ku ndirimbo ya Rose Muhando. Muzanumire n'ahantu mujya mbona mukora ibitaramo ahubwo bibaye byiza cyane. What's up my people, this is True Star TV show. N'umuhungu wanyu Hasani usenga sigandi gasanga u Rwanda wasize abasore b'abasinzi yangura isimbi rusonga basongare basuma basingira umusingi w'ibisambo sukubeshya gusa neza nabisinyiwe n'isomba byose Nyarutindi Yego wagwana brother
Afande Nyarudindi musaza wa Rosamond. Ubundi nge nitwa Dusengimana Jean Baptiste. Kuri tubi wandika Afande Nyarudindi musaza wa Rosamond. Musaza wa Rosamond. N'amaze ziriho rwose nazajya uvuga ngo wabuze nomero. Oh yes. No sanga uhindukiza iyo background ya True Star TV show aho ubereka babwira ati muri kubona ko TV nshyashya yamwe y'abastari twayigezeho. Murareba ko TV y'abasitari nshase yabagezeho rwose. Abasitari namwe murabazi. Yarega kwihisha mu maso. Mu basitari nanjye ndimo. Afande Nyarudindi musaza wa Rosamond. Akse ushingira ku cyo uvuga kuri mu star. Ni umusitari kuko nsa ku YouTube no ku mateleviziyo na televiziyo Rwanda nagiyeyo na televiziyo Flash nagiyeyo kandi ndazwi ku isi hose baba bankurikirana. Ese Nyarudindi ubundi nko kuri televiziyo Rwanda ugiye gukora iki? Bamamagaye njye gutanga ikiganiro. Uri kwihisha mu maso ariko manuraho gato. Anita Penda nsaba urukundo ngo tu baranyeneye aranshaka ndamuhakanira. Akagenda. Undi ngi navuze ko Imana izamufensa umuzungu. Izagwa France w'umuzungu? Nibo nibyo nyihagazeho. None se Anita Penda waramukatiye pe? Namukatiye nabandi baza nyuma yawo baza banyiruka inyuma. Uraha ngo ndagushaka ndacyari umukobwa ndakwiyamye. Oya se none se abakobwa bose bari kugushaka? Cyane rwose. Umukobwa ushaka ni umuzungu. Cyane Imana izamufensa umuzungu. Ngambwira nk'imitoma itatu wamubwira y'urukundo. Umuzungu me. No. My friend have so much. Ngingeke? My friend have so much. Inshuti yanjye ndagukunda cyane Sheri. Sheri se ni Icyongereza? My friend have so much Sheri. Sheri ni Icyongereza. Sheri ni Icyongereza? Nyarudindi utagiye kudupfunyikira. How are you? Ngakubwira ati how are you nawe ukansubiza ati ari fine no. I will fine. Ari fine ubwo ndagusubiza ati nanjye ni meza cyane. Ubu tugiye kuganira mu Cyongereza. Turakora ikiganiro mu Cyongereza. Are you ready? 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 Ready. Bavuga I am ready. Are you ready? Vuga ngo I am ready. Are you ready? I'm ready. Are you ready? Uvuga ladies and gentlemen. Ready ngaje nguki? Vuga ladies and gentlemen. Ready gentlemen. Nyarudindi umuzungu uzamushobora. Cyane. Uzamushobora ni no kuganira mu kwipresenta mu Cyongereza zamunyisibura. Uzamunyensebura. None se Nyarudindi nk'amagambo ubyibura wumva ari ku mutima wabwira nka Anita Pendo kugira ngo atababare kuko wamukatiye ni nka yahe? Ni nka yahe? Ikintu namubwira ndamusengera Imana imuhe umugabo ariko atari njyewe da. Atari wowe njyenyine uri mu Rwanda njyenyine. Imana imuhe umugabo rwose nawe akeneye umugabo w'umuzungu. Ndamusengera nawe izamuhe fiyanse w'umuzungu. Nawe izamuhe fiyanse w'umuzungu. Umugabo w'umuzungu kuko nanjye izama umugore w'umuzungu. None se ubaye utabonye umugabo w'umuzungu utabonye umugore w'umuzungu ntibizagenda bite? Azaboneka byatinda byaza bizaza ariko kandi weho byibura nta n'ijambo numvishe wamubwira mu Cyongereza ngo aryumve. My friend have so much. How are you? Good morning. Aramutse. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Mwiriwe. Ibindi bizagenda biza kandi none se ubaye ubu ngubu ubaye uhuye n'umuzungu aka kanya ubu ngubu utabashije kwitegura ngo umuterete urumva ubwo urukundo rwawe yarwakira? Azarwakira Imana izabyinziramo azarwakira. Base nta n'indirimbo y'urukundo wigeze umukorera umuzungu uzabona ngo byibura uzamufatishe? Indirimbo yanjye mu Kinyarwanda iravuga ngo ewe mukunzi wanjye wagiye ko nagushatse wangukize ndakubura werekeye dururi mwiza mukunzi wanjye ukuri kuranezeza dururi mwiza mukunzi wanjye
Eliya indushe azamuka ava mu butayu arayega miranye we n'umukunzi we uri kwihisha mu maso ariko uri mwiza mukunzi wanjye ukuri kuranezeza uri mwiza mukunzi wanjye ukuri kuranezeza ariko iyo ndirimbo ni gospel se niyo gospel ni ya gospel ni mu ndirimbo za Salomo aririmbira ba bagore b'igihumbi none se nawe uri uzatera ikirenge mu cya Salomo njyewe we yiririmbiraga mu bo yakundaga cyane none se indirimbo ze za Salomo niwe nayikuye iyo ndirimbo muri Bibiliya ntiwangize ngo ni indirimbo yawe iyawe rero wiyandikiye oya niyo ngiyo nanditse inyivanye muri Bibiliya ariko use nk'umanuraho gato ko abakunzi ba True Star TV show bakunda kureba umuntu twatumiye bakamureba bamwitegereje ngajya nsubiramo igisome kwanza wa umungano yes TV show uyisome neza Teru sita TV show bavuga True Star TV show True Star TV show True Star TV show True Star TV show mukore subscribe kuri Star TV show vuga ngo mukore subscribe kuri True Star TV show mukore subscribe kuri True Star TV show na share na comment na like none se Munyarudindi byibura kariyeri yawe twagufata mu bastari bahe mu bastari ba comedy mu bastari b'abahanzi baririmba mu basitari b'indirimbo zihimbaza Imana mu basitari bakina filime mu basitari bakina comedy mu basitari bakina filime no mu basitari bakina comedy comedy ni ibintu Imana yanshyizemo nanjye sinzi ukuntu byaraje gutyo nuko nyine impano yawe rero nko muri comedy shyiramo akantu ka comedy turebe duhere kuri comedy impano zawe zose ugende ugira akantu unyuzamo akantu mbekembele bwana ni indirimbo ya uri kwihisha ariko muhando uri kwihisha umanuraho akantu gato nta giswahili nzi ariko mushicyange Roza Muhando ni mu buryo ni mushicyange mu buryo bw'umwuka nanjye nkaba musaza mu buryo bw'umwuka indirimbo se ndazikunda cyane nubwo nta giswahili nzi ariko nakundi nicyo cyatumye ahaguruka za mu Rwanda za kundeba nubwo isari rya sari yaguruka izi sari riba mu bahanzi b'abakozi b'Imana oya se kandi uramwebwe b'abasitari basanzwe ndabemera nta sari mugira none usa uko ako kantu gashyire hasi uririmbe ku ndirimbo ya Roza Muhando sango karambitse hasi nta kibazo yego rata ugabwira umwonozamo ndabaririmbira indirimbo ya mushicyange Roza Muhando nubwo nta giswahili nzi muzanumire n'ahantu mujya mbona mukora ibitaramo ahubwo bibaye byiza cyane za comedy mugira muri za comedy tugira urasha ambika imbere ya bwana wako ama imbere ebyo yangu wako wamekimbi anitekura ani wako ambikimbiri ya bwana wako amikimbiri ya macho yangu wako amatimili ako juririmbe ibintu byumvikana Yesu nipeni vumilivu amikimini aye bwana ungu wako amatimili bodo ya bodo Yesu nipeni vumilivu Yesu nipeni vumilivu popo ako
Oh yariko senga neza senga ariko ngaho senga mwami Yesu wera mwizo nyagakungoma tagushinga sengera True Star TV show mwami ndakushimye ndaguhimbaza kuko babanye nanjye kuva mu tuntu kujya amasaha sengeye igicano mwami uwo TV show mwami ujizamure mwami irebwe nyagakungoma wera mwizuro kandi byose mwami niwe tubikesha Uwiteka Nyiringabo manukubane natwe mwami Yesu ndagusabye mwami n'abandi afite mubahamagare baze mwami mbaye ikiganiro kirebwe mwami warambwita Uwiteka Nyiringabo warambwiye ngo zirinde kugishari nkuko abanyarwanda bagira ishari abahanzi ba gospel bagira ishari mwami nyagakungoma warambwiye ngo nirinde ishari mwami kandi uze kumzamura kandi uze kubikorera kwiyubahisha mwami nizeye ko kumwe natwe mwami uri kumwe nanjye igicano True Star TV show zamuri mwami nizeye ko kumwe nanjye kandi mfize gusenga kwanjye mwami singuteteza nka gutegeka musabye ibyinshi biduhune n'imbazi zawe ndameze myize mu sena gisukunda yakoze amen bako kuvuga True Star TV show byakugoye TV show bavuga True Star TV show TV show zana agatebe wegera imbere rero twongere tuganire abantu byibura babashe kuba bakongera babashe kongera kwibuka ko byibura uhari cyane none se ngubu utambeshye iki kintu ibintu biri kukugora mu rugendo rw'ubustani ni iki nusha wigira imbere nta kibazo ikintu kiri kungora cyane nta kintu ndi kubona ndi guca ku ma YouTube bakandika comment ati Nyawdindi turamukunda mamukunda nta kintu mumuha bari kukwima nta kintu mumuha reba amaze iminsi 3 nacyo kujya mfite yego nezo bundi nikopesheje ubushera bwa 500 nari mfite ibihumbi nari mfite ibiceri 300 njya kugura ubushera mbasigaramo igiceri cy'ijana nuko ubwo mbona nacyo kujya mfite ndavuga ati kaniyemeze niyahure nubura nimba barankopa sinze ndagenda nikopesha ubundi bushera bwa 400 basigayemo ibyazana nibarimo ubwo ni 500 nzabishora fegare aho nikopeseze ibyo guteka ngamanura aho True Star barimo ibihumbi 3 ari nandi nikopesheje barimo igihumbi na 900 ara nikopeseze kwiyogoshesha 500 nyabarimo ara nikopeseze icyayi 500 nyabarimo ubwo nuko nguko ubu maze iminsi ngaho 3 nacyo kujya nta kintu cyo kujya igifu kimereye nabi ariko kirakira ariko mbonye agaceri none sinyara sinzi impamvu atagicubene banyohereza barangira ngo Nyawdindi turamukunda sinzi impamvu none Nyawdindi byibura umuceri waguhaza ni nk'ibiro bingana umuceri waguhaza yewe se yewe mba bundi bwo mba kugira ngo nje neza bisaba umufuka w'umuceri nkagura agafuka k'umuceri umutanzania nomero ya mbere ugura icyatandatu none nje n'umuceri wundi umutayira umunuza umuhinde umuceri w'umuhinde ni wa hundi nanone w'umuhondo uri kwihisha mu maso ariko ni wa hundi w'umuhondo byimba nushaho wirambitse True Star nta kibazo hano ku ntebe ku ruhande nta kibazo kugira ngo undi muceri najya nkumva nanone ndariye ni umuceri bita amasumati basmati sinda ujyaho sinzi kugura nawe nkunda mbese nyine ndi kubabwira amoko y'umuceri nkunda nkunda n'amakaroni agakunda n'amakaroni n'udushimbo
Nyarudindi wazagutumira mu rugo ukaza tugasangira umuceri nibihe biryo nagutekera ukaryo kumva urishimye? Ni umuceri. Umuceri n'agafiriti n'udushimbo n'akanyama n'ibyo. Nubwo akanyama wakareka ariko nkabona udushimbo n'umuceri n'ifiriti gutyo. Nko ku bantu bakurikira True TV Show batuye inyuma y'igihugu cy'u Rwanda, ubona iki kintu wabisabira kuko uherutse kuvuga ngo abanyamakuru bagukoresheje ngo ikiganiro ngo bakaboherereza ubufasha bwawe, nta kintu bigeze bakumara? Nta kintu bamariye. N'ubu ngubu uko banyanikiye uko bansize nuko nguko meze. Njyewe nzajya mbivuga. Abapolisi ndabafana ndabashuhuje cyane, n'abasirikare perezida wacu w'igihugu n'abayobozi b'igihugu ndabashuhuje cyane, n'abaperezida bo mu bindi bihugu hanze, n'abasirikare bo hanze, n'abapolisi bo hanze, bose ndabashuhuje cyane, ndabemera ndabafana cyane rwose. Murabemerera abafana? Barambwiye ati ujye uvuga amazina y'abari ibyawe, ati turabizi ko ari inkunga yawe yose. Nose nk'ubu ngubu uba ubona ari iki kintu kiri kukuvuna mu buzima Nyarudindi? Ikintu kikumvuna cyane nuko ndi kuburara. Uri kuburara? Ikintu cyitwa inzara kikumereye nabi? Kimereye nabi, kandi nagenje mu nsengero mbe batazifunga nkagenda nkaririmba gusa ngataha. Umva ari nakamwe batanegeraga na moto. Yego. Nkatanga bura kandi naririmbye. Ibyo ngibyo rero Imana isanga byegeseyo gatoya. Imana yasanga ngo ati mwana wanjye ati bazongera kugutumira none ati ndabihinduye. Ubyubatse amafaranga hamwe na hamwe. Ubyubatse amafaranga kuko nayerekwa abanyarwanda bagifite. Ati bagutesheje agaciro. N'abanumira mu bukwe ndirimba zisanzwe zihimbaza Imana, nkarimba abageni nkabashimisha nibagire icyo bampa. Imana yasanga ngo tubyubatse amafaranga. Okay. Icyambere Imana yambwiye ko kujya inkunga barariye baranyibagirwa. Nsanze Imana irambwira ati kujya si bibi, ahubwo nuko barakwibagirwa ntibajyana duke baguha. Ubundi iyo bagira ubwenge bavuga ko ari abanyabwenge ariko ni injiji imbere y'Imana. Iyo bagira ubwenge bari kwicara bakavuga ati Nyarudindi batwoherereza inkunga yawe iyi, reka iyi ngiyi reka tugabane, fatanye nanjye ufatanye, none tugabane umwe afate n'undi afate. Ahubwo barayegumanye babona bafatanya Nyarudindi ko ari umuntu w'inzizi w'ikigoryi utuzuye udafite ubwenge atazamenya ibyabaye. Hanyuma Nyarudindi, wenda nituza gusoza ikiganiro ndebe ngira icyo nabikoraho ho gatoya, ariko uraza kwihangana sibyo? Uzashaka uburyo bw'ikoranabuhanga wiga, urumva, bajye bakohererezaho, urumva, bajye bakohererezaho ubashe nawe kumenya uburyo bakoresha money transfer, urumva, noneho nawe wiga uburyo bwa abantu ibintu bizajya biza bikwiciriho bidaciye ku wundi muntu, sibyo? Mwabinyigisha mwebwe mwebwe. Nta kibazo tuzabikwigisha, ariko wenda turi kugana ku musozo, nagira ngo uyu munsi twakoze ikiganiro bwije n'abantu bari kubibona yuko hari ahantu hajemo umwijima, tuzongera tugutumira kuri True TV Show. Uzatwemerera? Nzabemerera, reka mvuge nomero zanjye 0788424161. Nongenze subiremo 0788424161. Zibaruwe dusenge Imana za Batista. Izindi nomero za kabiri 0780102383 0780102383 zibaruwe dusenge Imana za Batista. Nimuzazikupe nkuko Zaburi nsagiye ibigenza. Nta kibazo, aka nakagaruka kuri True TV Show. Nanjye ni wa muhungu wanyu Hasani usenga singisigani gasana Rwanda, wasize abasore b'abasinzi, yanga urusimbi rusonga basonga rero, basuma singira umusingi w'ubusambo, so kubeshya gusa neza nabisinyiwe n'isumba byose. Ciao ciao.